Muraho neza, murasuhuzwa na tica Isingizwe Laurent. Ngarutse ngo tuganire ku mategeko y'umuhanda, byaba ibibazo n'ibisubizo bibazwa mu bizami, byaba n'amategeko y'umuhanda muri rusange. Ikindi ndashimira abanyeshuri baje bashyashya, ni karibu. Abasanzwe ndabashimira kwihangana mwagize igihe ntari mpari. Ikindi nk'uko tubimenyereye, tugenda dukosora ibibazo 20, ibibazo n'ibisubizo tukabitanga, ariko biba byiza iyo nkosora ikibazo nawe ukabanza ukisuzuma aho ugejeje wiga, noneho nyuma nkaza gusobanurira igisubizo cy'ukuri, nkaguha n'ubusobanuro burambuye ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda muri rusange. Ntitaye ngo ngeze ku kibazo iki n'iki, nkaguha ubusobanuro bujyanye n'ibijyanye nabyo byose. Reka dutangire rero, niba ikaramu n'ikayi mwayibonye, kugira ngo tubashe kugenda dusubiza ikibazo ku kindi. Noneho nyuma muze kumpa muri komanteri amanota mwagiye mugira, kugira ngo tumenye icyo dukosora. Ikindi ni inama, inyunganizi, byose birakenewe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere rero. Batubwiye ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu: A ni toni 10, B ni toni 12, C ni toni 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu: A ni toni 10, B ni toni 12, C ni toni 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano niba mwamaje gusubiza ikibazo cya mbere, hano igisubizo ni D, kuko nta toni byakabaye ari toni 16. Nuvuga ngo uburemere mu mijyi ku mutambiko umwe ni toni 10, uburemere ku mutambiko 2 ni toni 16, uburemere ku mitambiko 3 ni toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 53. Nayo nitujya ku yindi mihanda itari yo mu mijyi, icyo gihe uburemere igihe harimo amakuzungu ni toni 12, hatarimo amakuzungu bikaba toni 16. Hano rero nta makuzungu irimo, niyo mpamvu dusubije toni 16. Ku bashyashya wakibaza ati se mu mijyi ni hehe, ku yindi mihanda ni hehe? Ni ukuvuga ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ubwo ndimo mvuga ino mihanda ihuza Kigali n'umupaka. Noneho ku yindi mihanda ni no yo mu makaritsiye idafite ahantu runaka hazwi ijya. Uburemere tubonye ko tubupimira ku mutambiko. Umutambiko ni icyuma gihuza amapine 2 y'imbere y'inyuma, 2 y'iburyo n'2 y'ibumoso. Ubwo muri make gihuza amapine 4. Icyo nicyo twita umutambiko. Inyuma kiba gihuriyeho amapine 4 y'inyuma. Rero tubonye ko uburemere tupimira mu mijyi no ku yindi mihanda. Ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko 2 ni toni 16, imitambiko 3 ni toni 24, ikamyo iyo ari yose ni toni 53. Ku yindi mihanda harimo amakuzungu. Makuzungu yo twabonye ni kirya cy'inyuma kuri Scania. Kiba gifite amapine inyuma, ariko imbere ntayahari, kiza kigashikama kuri iriya kabine y'imbere kuri Scania. Rero cy'inyuma kiba gipakiyeho imizigo, nicyo twita amakuzungu. Rero ku yindi mihanda harimo amakuzungu tubonye ko ari toni 12, hatarimo amakuzungu bikaba toni 16. Buriya niyo mpamvu tubusubije ko igisubizo ari D, kubera ko nta toni 16 zirimo. Nkomeje n'ikibazo cya kabiri, ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira: A imitako, B ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyaga abandi bagenzi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira: A imitako, B ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyaga abandi bagenzi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C. Ari imitako irabujijwe, ari n'ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi.
birabujijwe ku kinyabiziga. Ibyo ni ibintu bisanzwe rwose, nta busobanuro bwinshi wenda nakwirirwa ntangaho. Urumva rero imitako nuyishyiraho ushobora gutuma bidatuma ureba hanze y'ikinyabiziga uko bikwiye. Ibirenga ku mubyimba bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ushobora kujya kudepasa cyangwa kunyura ku kindi kinyabiziga ugasanga bya bintu wagiye urenzaho bitumye ukigonga. Niyo mpamvu rero tuvuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, igisubizo ni C. Nkomeje n'ikibazo cya gatatu, ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu ibare wishinganye, ngo ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A mu minsi 5, B mu minsi 8, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu ibare wishinganye, ngo ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A mu minsi 5, B mu minsi 8, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B. Bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ibyo ni nkabyo twagereranya nka mitasiyo. Icyo gihe kwa guhererekanya ikinyabiziga mu nyandiko kugira ngo hagire igihinduka kuri nyir'ikarita cyangwa karite jone y'ikinyabiziga, byakabaye bimenyeshwa ibiro by'imisoro mu gihe kitarenze iminsi 8. Buri gisubizo ni B. Nkomeje n'ikibazo cya kane, ngo kunyuranaho bikorerwa A mu ruhande rw'iburyo gusa, B igihe cyose ni ibumoso, C iburyo iyo unyura ku nyamaswa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ndasubiramo, kunyuranaho bikorerwa A mu ruhande rw'iburyo gusa, B igihe cyose ni ibumoso, C iburyo iyo unyura ku nyamaswa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni D. Kunyuranaho busanzwe bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Bimwe tumenyereye nko kudepasa, twakabaye tudepasa ko mu ruhande rw'ibumoso, ariko ibyo ntibihagije. Hari n'igihe tunyuranaho tunyuze iburyo, igihe ugiye kunyurwaho yerekanye cyangwa yatangiye gukatira ibumoso bw'umuhanda. Kunyuranaho ubusanzwe bikorerwa iburyo, ariko bikorerwa n'ibumoso. Bishobora no kubera kunyuranaho ubusanzwe bikorerwa ibumoso, ariko bishobora no kubera iburyo igihe ugiye kunyurwa yerekanye ko ashaka cyangwa agiye gukatira, yajyanye ikinyabiziga cye ibumoso bw'umuhanda. Iki gihe ushobora no kumunyuraho uciye mu kuboko kw'iburyo. Niyo mpamvu tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo buri gihe ari iburyo, nta nubwo buri gihe ari ibumoso. Turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo rero. Cya gatanu, ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe A kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, B guhagarara aho bageze, C koroherana, D gukuramo inkomyi. Ndasubiramo, iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe A kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, B guhagarara aho bageze, C koroherana, D gukuraho inkomyi. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C. Baba bategetswe koroherana. Ni ukuvuga ngo ni cya gihe muhe na mugenzi wanjye, ariko nta handi hantu na hamwe hashoboka twanyura kugira ngo buri wese abisikane na mugenzi we. Hano biba ngombwa yuko umwe aho undi nzira akabanza agatambuka. Ubundi ubusanzwe bavuga yuko ikinyabiziga kinini niba gihuye n'igitoya, igitoya kigomba guhagarara kigaha inzira ikinini. Niba ikinyabiziga gitwaye abagenzi gihuye n'igitwaye imizigo, ikimizigo kigomba guhagarara, igitwaye abagenzi kigabanza kigatambuka. Niba ikinyabiziga gikururana gihuye n'ikinyabiziga kidakururana, ikidakururana kigomba guhagarara kigaha inzira cya kindi gikururana. Niba ari ibinyabiziga byo mu rwego rumwe rero, icyo gihe haba hari ugomba gusubira inyuma. Hano umuntu ugomba gusubira inyuma ni umuntu utwaye ikinyabiziga kimanuka. Buriya abantu bamenyereye iby'imodoka, vitensi yo gusubira inyuma cyangwa revansi iba ifite imbaraga. Icyo gihe rero umuntu ugomba gusubira inyuma ni umuntu utwaye ikinyabiziga kimanuka. Rero nibyo bavuga ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, hano abagenzi baba bategetswe koroherana.
inkomyi n'imbogamizi kuri wowe. Buri gisubizo ni se. Ikibazo cya gatandatu, ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye: a santimetero 30, b santimetero 40, c santimetero 50, d metero imwe na santimetero 55. Hano nabakopeje nabirangije, ariko ahangaha ni santimetero 40. Uvuga ngo ikintu nta tara na rimwe tuzigira dufunga munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka. Ni ukuvuga ngo nta n'itara na rimwe tuzigira dufunga hejuru cyane. Amatara ndanganyuma na ndangambere ntazigera afungwa hejuru ya metero imwe na santimetero 90. Hasi cyane ni santimetero 40, hejuru cyane wafunga itara ku kinyabiziga ni metero imwe na santimetero 90. Rero amatara yonyine ashobora gufungwa munsi ya santimetero 40 ni itara rya kamenabihu ryaka mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure n'ibindi nk'ibyo, hamwe n'itara tubonyemo irya kamenabihu n'itara ryo gusubira inyuma. Niyo yonyine ashobora gufungwa munsi ya santimetero 40. Icya karindwi, ngo iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? a biremewe kunyuranaho, b umuyobozi abujijwe kukirenga, c wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto, d umuhanda ufunganye. Ndasubiramo, ngo ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? a biremewe kunyuranaho, b umuyobozi abujijwe kukirenga, c wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto, d umuhanda ufunganye. Niho mwamaje gusubiza. Hano igisubizo ni b, umurongo udacagaguye ubusanzwe uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Hano rero bakize ikimenyetso, n'ubundi umuyobozi wese abujijwe kukirenga. Nta na rimwe tujya turenga n'umurongo kubera ko bawushyira ahantu habi nko mu makorosi. Hari igihe uri mu kizamini cya perime bakakubwira ngo hagarara, uhindukire usubire aho tuvuye, ugahita uhindukirira kuri uno murongo udacagaguye. Ibi ni amakosa uhita uvamo. Si ibyo gusa kandi, turetse no kuba ngo uri mu kizami, ni amakosa kubera ko uba uri guhindukirira ahantu nawe mu muhanda batari kukubona, muri make baba bashobora kukugonga. Niyo mpamvu tuvuga ngo ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Turavuga ko umuyobozi wese abujijwe kukirenga. Buri gisubizo ni b. Iki ngiki ngo uhereye kuri ibi byapa habujijwe: a kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha, b kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso, c kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngo kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa, ngo uhereye kuri ibi byapa habujijwe: a kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha, b kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso, c kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni a. Mwitegereje neza, hano dufite icyapa kitwereka ko bibujijwe kunyuranaho. Iki cyapa cyo hasi kirimo imodoka ebyiri, iy'umutuku n'indi y'umukara, muri make kiratubuza kunyuranaho. Icyo hejuru kirimo umuvuduko wa kilometero 70 mu isaha, kandi byombi biri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Kubona ko byose bikozwe mu ishusho y'ingasire, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Rero ibi byapa byose nitubikurikiza icyarimwe, turavuga ko bitubuza kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso, tugahita tubuzwa no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. Rero niyo mpamvu dusubiza ko igisubizo ari a. Icya munani, ngo kuri icyapa cyo mu muhanda cya mbere kintegeka: a kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha, b ngo kugendera ku muvuduko uri hejuru, b kutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha, c birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
ndasubiramo, kuri icyapa cyo mu muhanda cya mbere kirantegeka iki? A, kugendera ku muvuduko uri hejuru. B, kutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. C, birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo, niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni C. Icyo mbirebeyeho ni iki? Hano hari icyapa turi gukurikiza kirimo umuvuduko wa 30. Sinzi niba muri kukireba neza, kino tuhereyeho. Muri make imodoka ntwaye ntabwo iri muri ziriya ziri imbere, hari iyo ntwaye njye ndimo. Icyapa ndi gukurikiza rero ni iki kirimo 30. Nta nubwo kinategeka kirabuza, kiri kutubuza kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ntabwo navuga ko ari ukutarenza 30, ubwo icyo gihe nagendera kuri 30 idahindagurika, iri constant. Ariko ibyo ntibishoboka, kuko umuhanda ugutegeka kuba wagenda gake niba waba ushaka kwihuta wowe. Hari igihe usanga ikinyabiziga gishaka guhindura icyerekezo, hari igihe haba habaye umubyigano w'ibinyabiziga tumenyereye nka traffic jam cyangwa ambutiyage. Icyo gihe rero hari igihe bitagukundira kugendera ku muvuduko uwo nguwo wa 30 wonyine, ukaba wagendera no ku wa 5 cyangwa ukaba wakihuta noneho birenze uko wagendaga. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Buri gisubizo ni C. Nkomeje n'ikibazo cya 9, mpamagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto. A, nshobora gukata iburyo. B, nshobora gukata ibumoso. C, nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, mpamagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto. A, nshobora gukata iburyo. B, nshobora gukata ibumoso. C, nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni B, niba mwamaje gusubiza. Hano bivuze ngo nshobora gukata iburyo, hano hari icyapa kimbuza gukata iburyo, dore ngiki. Ngo nshobora gukata ibumoso, nta cyapa gihari kimbuza gukata ibumoso, niyo mpamvu nsubije B. Icya 10, utwaye ikinyabiziga inyuma ya rumoroki, umuyobozi we akaguha ikimenyetso cyo kumutambuka iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B, gukomeza iburyo bwawe. C, kumunyuraho iburyo bwe. D, kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Ndasubiramo, utwaye ikinyabiziga inyuma ya rumoroki, umuyobozi we akaguha ikimenyetso cyo kumutambuka iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B, gukomeza iburyo bwawe. C, kumunyuraho iburyo bwe. D, kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni A, uzagabanya umuvuduko ureka abanza agende. Ni ukuvuga ngo we yaguhaye inzira iburyo, muri make yacanye indangacyerekezo y'ibumoso. Ubusanzwe iyo umuntu acanye indangacyerekezo y'ibumoso muri kumwe mu muhanda kuri imbere, ni nk'aho aba akwimye inzira. Aba akwereka ko ashobora kunyura kuri mugenzi we, cyangwa hashobora kuba hari ikinyabiziga kiri imbere ye kibangamye ku buryo ugiye kunyuranaho byakubangamira nawe. Hano niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko ukamureka akabanza akagenda, kuko ari kugendera iburyo, ari kugira ngo nawe umunyureho iburyo, muri make nta mwanya uhafite. Rero igisubizo ni A. Icya 11, ngo wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, wakora iki? A, kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D, gukoresha ibimenyetso by'amaboko bimwemerera kwambuka. Ndasubiramo, ngo wegere inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? B, kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D, gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B, uzagabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ahantu hose dusanze umunyamaguru turamureka akabanza agatambuka. Buri gisubizo ni B. 12, inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufashe iki? A, kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B, kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C, hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D, gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ndasubiramo,
inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? A, kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B, kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C, hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D, gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B, ni ukunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Impamvu ubusanzwe tugendera iburyo, tukaza ibumoso tuje kunyuranaho, tuje gukatira ibumoso bw'umuhanda, cyangwa tuje no guhindukiza ikinyabiziga cyacu, nibwo dushobora kujya ibumoso bwacu. Ureba igisubizo, niyo mpamvu dusubije B. Ikindi, wowe utarakanda subscribe wabikora nonaha niba ntacyo bigutwaye, niba wanyuzwe n'isomo naguhaye. Ikindi, abandika komantere ko babonyemo akantu, hari akantu kajemo, mukangaragarize. Ikindi nababwira, mukande like, musharinge kuri bagenzi banyu kugira ngo bifashe, ibyagufashije bifashe na mugenzi wawe. Murakoze cyane niba mubikoze. Dukomeze n'ikibazo cya 13, ngo mu gihe cy'impanuka n'ubundi bushotoranyi niyo nimero ya telefone y'ubutabazi wahamagara: A, 911, B, 100, C, 112, D, 131. Hano igisubizo, ariko reka nyisubiremo kugira ngo niba hari n'abatacyumvisha neza babashe gusubiza, ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi niyo nimero ya telefone y'ubutabazi wahamagara: A, 911, B, 100, C, 112, D, 131. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C. Mu gihe cy'impanuka n'ubundi bushotoranyi duhamagara 112, rero nimero ya polisi y'igihugu y'u Rwanda. Buri igisubizo ni C. 14, ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho: A, tugomba kugabanya umuvuduko. B, tugomba kongera umuvuduko. C, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo buriya ni ikihe niba mwamaje gusubiza? Hano igisubizo ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Kugira ngo wongere umuvuduko niba bari kukunyuraho, icyiza uzawugabanya worohereza mugenzi wawe uri gushaka kukunyuraho ngo ajye imbere yawe. Rero tugomba kugabanya umuvuduko. Icya 15, ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? A, kwitaba cyangwa ugahagarara akanya gato. B, kutayitaba. C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C, ni ugushyira imodoka ku ruhande ukayitaba. Twabonye ko ntabwo twemerewe kwitaba telefone dutwaye ikinyabiziga, ariko igihe wayishyize ku ruhande ahemewe, ushobora kwitaba ya telefone. Hano rero uzashyira imodoka ku ruhande uyitabe. Buri igisubizo ni C. 16, ngo ni icyo wakora mbere yo guhindura icyerekezo: A, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B, itegereze niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ndasubiramo, ngo ni icyo wakora mbere yo guhindura icyerekezo: A, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B, itegereze niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ba bantu nabwiraga rero basoma kamwe bahita basubiza, muri kubona ko usomye A niyo, uzatanga ikimenyetso nakoresheje amatara ndangacyerekezo, rwose nibyo. Ariko ugahita usubiza ukirengagiza ko na B ishobora kubayo. Ni byiza wacanye amatara ndangacyerekezo yerekana aho ushaka kwerekeza, ariko nanone itegereze niba aho ugiye kwerekeza ibyapa byaho bikwemerera kwerekezayo. Niyo mpamvu rero hano tugomba gusubiza ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Buri igisubizo ni C. 17, uri hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura, hari umwanya urenze wa metero 3. Ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa: A, agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande. B, itara risa n'icunga rishishije rigaragara mu mbavu keretse igihe ikibizirikanyije kimuritswe.
C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batubwiye ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze wa metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa: A, agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande; B, itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu keretse igihe ikibizirikanyije kimuritswe. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B. Tuzakoresha itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu keretse ikibizirikanyije kimuritswe. Ni cya gihe dufite imodoka y'imbere ikuruye, tukagira n'inyuma ikuruwe ariyo twita rumoroki. Iyo hagati y'ikinyabiziga gikuruye ariyo modoka n'ikinyabiziga gikuruwe ariyo rumoroki hari umwanya urengeje wa metero 3, kiriya cyuma kibizirikanyije tugomba kukigaragaza, cyangwa biriya bikizirikanyije tuzabigaragaza kugira ngo hatagira umuntu uza agashaka kujya hagati ya rumoroki n'imodoka ya rumoroki inyuma ikaza ikamugonga. Icyo gihe niba ari ku manywa tuzakoresha agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande ku manywa, ariko nijoro tuzakoresha itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu keretse igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ahangaha rero ntabwo bigeze batubwira ko ari ku manywa, kuko batubwiye ko ari igihe amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Urumva ko igisubizo ari B. Ariko ndagira ngo mungaragarize muri komantere ikosa mwabonyemo ahangaha, nicyo kinyereka ko mwakurikiye. Ndaza kubasobanurira ibyari byo nyuma. Ikibazo cya 18, ng'icyapa gisobanura iki? A, utubuye dutaruka mu muhanda; B, umuhanda urimo amazi; C, umuhanda unyerera; D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ng'icyapa gisobanura iki? A, utubuye dutaruka mu muhanda; B, umuhanda urimo amazi; C, umuhanda unyerera; D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano igisubizo rero, igisubizo ni A. Icyapa bacyita utubuye dutaruka mu muhanda, kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ibiburira byose bikozwe mu ishusho ya mpande 3, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Icyapa bacyita utubuye dutaruka mu muhanda, buri gisubizo ni A. Icya 19, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ngo ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ese ni A, ni B, ni C, ni D? Ndasubiramo, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Niba mwamaje gusubiza rero, hano igisubizo ni B. Kubona rwose ari kugaragaramo ikibatsi cy'umuriro cyangwa flame, nicyo cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi. Igisubizo rero ni B. A ku batabizi iri kuvuga long vehicle. Long vehicle ni ikinyabiziga kirekire. C bacyita hegereye icyago kidasobanuye ukundi. D ni akapa gashyirwa ku modoka zitwara imizigo n'imodoka zitwara abantu barenze 8, bikaba umwihariko kuri rumoroki n'amakuzungu, zo zigira akamenyetso ka mpande 3. Rero batubwiye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Tubonye ko ari kino cya B. Icya 20, ng'icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza, gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: A, ni uburenga toni 1, ni uburenga toni 2, C, ni uburenga toni 24, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyerekana umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza, gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Hano A byakabaye ari uburenga toni 1, ntabihagaragara, ni ikosa ry'imyandikire. B, ni uburenga toni 2, C, ni uburenga toni 24, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni D. Ni uburenga toni 5. Ni akapa kaba kagaragara mu ruziga inyuma ku kinyabiziga, kanditsemo nka 60 kilometero mu isaha, 50 kilometero mu isaha, 80 kilometero mu isaha. Ntabwo ari imodoka zose zikagira, izikagira ni izishobora kurenza uburemere burenga toni 5. Ntazigaragaramo rero, niyo mpamvu tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Hano rero mwakoze cyane gukurikira ino videwo. Ikindi mwikosore tumenye aho twakoze amakosa. Ikindi rya kosa nababwiye ryagaragayemo ku bataribonye, ikibazo cya karindwi cyajemo kabiri kandi wasanga mutarigeze mubibona. Ikindi mwakoze, uyu munsi ndaza kubaha indi videwo, ndabizi maze iminsi ntakora. Tugiye gukora dushyizemo imbaraga kugira ngo abafite ikizamini vuba tubashe gukuramo amakosa yagaragaye. Mwakoze cyane rero, videwo ndayibaha bitarenze saa 10 z'umugoroba.